se uwishura uburanga na amafaranga icyo cyo nyine gusa wishura ijana ryonyine gusa ubigenza ute urawufata ukisigaho babara ngiye mfite umuti turi ibintu byanje bigenda urabona umpagarara usana aba bankurikiye banshagaye bagira ngo mbahereze umuti amahame yanjye ni igiceri cy'idolari uri hanze uri mu Rwanda igiceri cy'ijana. Alright, reka ngusuze mukunzi wa Safavgaz TV aho uri hirya no hino ku isi, nizere ko umeze fresh. Amakuru yanjye nitwa Junior, umusore wanjye utagira imigozi imuhambira, ikindi ko kumushwisi muhwe zagaca. Nizere ko bizi neza ko impamvu ugihumeka umwuka w'abazima ari ukubera Imana yonyine. Meze mutabona mwakoze subscribe kuri channel yacu, turabashimiye cyane mutayikora mu ikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. This is Safavgaz TV, nanjye ndi Junior. Murabona ko twibereye ku isoko, turi mu karere ka Burera, twaje gusura cyangwa se gusuza umugabo witwa Rumanura Inkuba. Nama video menshi twaberetse mu misi itambutse tubereka ibikorwa bye n'umuvuzi w'agakondo ariko utangaje, batutereka tumusange ku Gicumbi nyirizina niko babyitabo. Mugabo hano mu isoko arimo aratanga ngo imiti, tugiye kumusura tumuganize tumaze gahunda uko byifashe. Urabona ko abaturage bameze fresh, toki bacuruzwa imyaka igiye itandukanye. Reka dusuhuze kwanza mbere ya byose uyu mugabo twumve amakuru ye. Akeneye kuri uyu muti ubutagomerutsa no mu Rugarama, hari benshi nahaye kuri uyu muti kandi batanze ubuhamya ko bakize. Natwe turashaka umuti wa mugabo we. Muraho neza. Amakuru ni meza. Bimeze biterere ni sawa. Abandi bakeneye kuri uyu muti. Uyu muti ni uwiki mbere? Uyu muti uvura amavi, ibikanu, umusonga, ibihato. Aho waba ari umuti urisiga. Ibyo bintu bitabiva muri cyo muti ninde? Akira nawe. Inzoka mwiza. Iri kuri gato. Oya. Nonese umuti mbere byose umuti ni ubuntu se? Natwe ngo muduhe. Uvango ngiye maze iminsi hanze, iyo navuye hanze ngenza gutanga promotion mu Rwanda. Ubundi nkora Tanzania kiyanza. Nose uko kuratuye. Papa kabate Uganda ntwetwe. Ndi umuvuzi gakondo isi yose iranze. Indwara mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi. Kudashaka ko bakuroze, kutabyara ko bakuroze, amakimbirane yo mungo urakora ntibigende. Umuti ndawufite. Ushaka umuti ikintu kiri mu muhogo, akira nawe. Aravuze ngo inzoka ngiri mu muhogo. Akira koresha uyu muti. Uyu muti nandi bajyamaza kuri radio bitarubaga ntari. Urakoresha uyu muti urafata ushire mu gakombe, nange ushiremo amazi ukoresha uyu muti. Cyo kintu kiri mu kiravamo. Nimero yanjye mukeneye kumumagara no muyandike. Ni 0788222178 ushaka iki? Ngo mubwira ko ari bukore. Nanjye gushaka. Akani bwoko ki? Nimero yanjye ni 0788222178. Uracuruza ntibigende ukoresha kuri uyu muti. 0788 yandike. Reka nze nguhereze ntari gupfura gutyo. 0788222178. Akira hano. Uitanga igiceri kimwe cy'ijana cyonyine gusa. Igiceri cy'ijana? Cy'ijana cyonyine gusa. Umuntu mu Rwanda atanga igiceri cy'ijana, uri hanze n'igiceri cy'ijana cy'idolari. Uravuze? Umuti niko ndi kubaza. Uwo muti urashira mu mazi, no gushira mu mazi. Umwe akayiko mu gitondo kumugore cy'kintu cy'umugo kiravamo. Yego. Nanjye nari nshaka umuti ndarwaye. Ushaka umuti wiki? Urwaye munda. Yego. Umuti wo munda ntawo mfite. Mfite umuti uvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi, amashitani n'ibindi. Nanjye rero w'amategano nibo uyu muti twari nimero ya telefone yumajije gukira ushira amafaranga 51 nimero ni ko naturi kudukira kandi turi bazi. Yego, nimero yanjye 0888222178. Abakeneye kuri uwo muti ni bande barambika igice hano hasi. Mwigire hirya. Uyu muti uvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi, amashitani. Utanga igiceri cyo nyine gusa uyu muti. Rambika igiceri cyo hano hasi. Ni uyu nguyu. Akira nawe. Ntabwo njye mfata amafaranga. Igiceri cy'ijana ngarakira. Ni igiceri cy'ijana cyonyine gusa. Nimero yanjye ni 078 shira hasi. Nimero yanjye ni 0788222178. Akira nawe ushaka uwo muti wowe. Amafaranga niba yitorera ubu. Oya nta muntu unyiba njye nyibwira bigarura. 078 422 1 Nge nitwa muganga Rumanura Inkuba, nkorera Tanzania kiyanza, soko ari Uganda ntwetwe. Muganga Rumanura Inkuba ni kurandika. Yego. Undi ukeneye umuti ninde? Akira nawe umuti wawe. Murambika amafaranga hasi. Awo nguvu yanze ko yamibe yabazengereje. Akira nawe. Undi ukeneye umuti ninde? Abantu batanu bonyine gusa nibo ngiye guhora umuti. Rambika amafaranga hasi.
bayikoresha gute? uyu muti urafite ukawutwika ukavanga n'amavuta iyo hari ibintu bakuruze ukawisiga bivamo iyo udacuza ntibigende umuti jyana uwo nguwo uyu muti uvanga amavuta ukawisiga we mumbigamire mugire mwabana mugende mu makanya ni ukuvanga muve musha ntabana nkeneye hano ni ukuvanga uyu muti urawutwika wamara kuwutwika ukavanga n'amavuta gikotora ukisiga aho babara ibirozi bakuruze bivamo ufite umugabo mutabana utwara imirangi ya telefone ukamamagara 0782221787 uramamara nkakubwira ukuntu bigenza neneho umugabo akagaruka mu rugo namba ufite umugore wakunaniye ngira mpamagara nkagufasha barakwibye ibintu byenda bigarura gucuruza ushaka umuti wo gucuruza urafata uyu muti numara kuwufata ugende ufate ikofi namba gatambaro upfunyikeho ushira mu gikapu cawe urenga amafaranga araza ndika nimero yanjye ni 0782221787 igiciro cyaje cyonyine gusa abandi bakeneye umuti ni bande Oya nje wamaye gatari akira oya nanje wamaye gade reba njewe uracuruza ntibigende niko ugira hino wankatiye kantu kari na cyane uwo ntabwo ukorera ubwishi abandi bakeneye umuti ni bande ni igice cyaje cyonyine gusa nge nta mafaranga kira mu mufuka wanjye yego nukuvuga ngo uyu muti ukuntu bawukoresha ufitiye ikibazo cyo kudacuruza cyo kudacuruza nukuvuga ngo ufata uyu muti wamara gufata uyu muti oya nta muntu unyiba nje unyibye amafaranga urayagarura hagira ubikinisha mushire ku musozi hano mu soko izuba riri kuva nukuvuga ngo ufata uyu muti mushaka gucuruza nimero nayitanze ni 0782221787 uyifite nayiguhe nukuvuga ngo ufata uyu muti n'ufite boutique namwe ufite uduka ushaka gucuruza wamara gufata uyu muti ubashira muri mu kofi muve mu nzira mutanga inzira yo 78 4221787 amafaranga ntago ari ayanyu tanga inzira mutanga inzira yego urakoresha uyu nguyu ikibazo cy'umugongo koresha uyu nguyu wose uwishyura uburanga nta mafaranga icyo cyonyine gusa wishura ijana ryonyine gusa ubigenza ute urawufata ukisiga aho babara urawufata ukisiga ahantu ugeze gute ukisiga ahantu babara yego nicyo nababwiraga rero nanone nasobanuriraga uyu mwana w'umukobwa ucuruza iki ucuruza amafi urafata igice cyane kirambika hariya gishira hariya yego ni igice cyane cyonyine gusura kirambika kugira ngo tuvugane umva bana nta mwana ukeneye guhagarara hano nta mwana urambika hariya ni ukuvuga ngo urambika amafaranga arasi bigarurira urashaka akira ngo ugura genda ushaka iki shaka amafaranga igice cyane kiza nta kibazo yego narangije akira nanje yashira hariya yego muvandi ni ukuvuga ngo ushaka umuti w'iki wo gucururiza dore nguyu ni ijana ryonyine gusa uzabaca amafaranga yarenze ijana muzumva ko atari muganga rumanura inkuba ukeneye undi muti ninde amavi ibikanu umusonga ibihato ufata uyu muti ukavanga n'amazi namba ukavanga n'amavuta ukawutwika wamara kuwutwika uyu muti ukawisiga aho waba waragiye ibintu bitabivamo ni ijana gusa nca uri mu Rwanda mu giceri cy'ijana uri hanze ni amafaranga ijana ry'idolari umpereza yego undi ninde ukeneye umuti urawufata upfunika mu gatambaro ushirimo kofi yawe undi ukeneye umuti ninde ushaka gucuruza ushaka umuti ucuruza ninde undi ukeneye umuti ninde yego nimero yanjye ni 0782221787 yego ko mukununga mikoro bimeze bite mwebwe nahereye kandi guhereza imitere ko mukununga mikoro bimeze bite twagusuhuje mbere nambe yego amakuru yawe amakuru ni meza yego twari tuvuze rumva ngo hari amavideo twagiye tubona yawe hirya no hino twe turi 5 Guys TV je nitwa Junior ndi umunyamakuru twari tuvuze tuti uyu mugabo wajya kureba ahantu aba ari afasha abantu tukamusuhuza muraho neza amakuru yawe ndi hano ndi muganga rumanura inkuba yego abantu nagiye mbereka amavideo yawe agiye atandukanye nagiye nikurira ahantu nkayabaha bakavuga ati uyu mugabo ntabwo asanzwe ubwo twashaka kumenya neza tukamenya n'imikorere yawe abantu bakuzuyeho mu isoko bimeze bitubuye genda umuganga isi yose ranzi ntabwo ndi wamuru ufata ngo mbaje mu gikari nje kwibira amafaranga nge nkuvura hano ku isoko hanyuma amafaranga yawe bayatwara amafaranga nta muntu wayatwara yego urabizi neza mbizi neza ibi biceri ntago bari bitwara nta muntu twagiye no giceri nuko reka twiganire rero uti uri rumanura inkuba yego
uravuga ureba wenda abadukurikira hano kuri kamera yego uri muntu cy'ubundi ukora nk'ubandi umuvuzi gakondo wuje ibisabwa mfite ibyangombwa binyemera kwamagaza no ku isoko mvura amarozi y'amategano amatamikano amawuherano uracuruza ntibigende kutabyara ko bakuroze kudashaka ko bakuroze uracuruza ntibigende uraza nkagufasha kubera iki akenshi amavideo tugunda kubona uba uri mu isoko mu bantu gutya ni ubufasha uba uri gutanga ikindi utinda guha umuti ku giceri ijana ryonyine gusa impamvu nza ku isoko hari benshi bafatana bakabashyira mu bikari bakabirira amafaranga biyiza abatubuzi batwitirira amazina ngo ni abavuzi atari abavuzi ngewe nza hano ku isoko yego ngewe ndaza namara kuza nkahereza umuti abantu bose babireba sibyo yego imikorere yawe ukorera he ubarizwa hano turi mu karere ka Burera n'imbibwe abantu mu kanya gashize ubarizwa hehe wenda ufite ivuriro ibintu nk'ibi ngiye nkorera Musanze ara mu mujyi gakorera Rubavu mbuga ngari gakorera mu cyari kara ku mpaka Rwanda na Uganda yego kubera iki waje hano muri Burera impamvu naje muri baramaze iminsi hanze yego naje hano kugira mfasha abanyarwanda bafite ibibazo yego ndi kubona twabangamiye abantu twabangamiye n'akazi kawe wenda kugira ngo ukomeze ibyo wari urimo reka tugire gutya tubwire abantu badukurikiye cyese tuba turi ku mafaranga yawe yaragenda bana muntu yatwara yego nta kibazo ufite ngica amafaranga reka tureke abantu baceho yego twari tukiganira abantu batwihangana abantu mudukurikiye turi mu isoko urumva ni hatari abantu bakeneye ko mbafasha rero abakeneye kuri uyu muti mwese muhagarare hariya ku ruhande mbafasha hari umuntu uzanye amafaranga hano urigarurira iyo noto urashyira hariya wigarurire ukeneye umuti bagarara mbafasha bajye ku ruhande ubu akazi karakomeje ni ugukomeza ugatanga imiti akazi karakomeje ugatanga imiti ariko njye mfite amatsiko y'ukuntu ndi kugukurikirana ukuntu utanga umuti sinzi uburyo uba wabonyemo ariko ugatanga umuti bimeze nk'uburu urabona njye mfite umuti utuma ibintu byanje bigenda urabona umpagarara usana aba bankurikiye banshagaye bagira ngo mbahereze umuti ntago ari kuba bankurikiye gutyo gusa ko ni imiti nkoresha yego utanga kuri make kubera iki rero impamvu utaka kuri make nje ubundi soko yitwa Ruzihitiramo abatanzania ikiyanza ibi ngibi ni umurage ntago ushaka gukora atari umurage yego uvuga ngo amahame yanjye ni igiceri cy'idolari uri hanze uri mu Rwanda igiceri cy'ijana niyo umpereza nkagufasha ubu ijana ryanjye gutya nari gukaba urarima nkagufasha aguhereza umuti yego hanyuma abandi bakeneye umuti ni bande bakeneye umuti ngo abandi bakeneye umuti nabo bahereze utaza kubabangamira akira muze ushaka umuti w'iki ahangaho kamara iki aka ahangaho barakuroza amarozi y'amategano amatamikana amawuhera no kurotaguzwa imyuka mibi amashitani ukoresha uyu muti none ndagatwika kose uragatwika kose ukavanga n'amavuta ukisiga aho ubabara ni kose kandi umuhaye gato akira kumpaye gato urishuje na hano hasi umuhaye gato we muvemo kumpaye gatoya oya nako ngako ni ukuvuga ngo ucuruza ntibigende muzehe yishyuye ufite umugabo yarakunaniye bana bagabo baje gusambana nje ndabafatanya ndabafatanya rwose ufite umugabo yakunaniye genda bikora ndamara kugatwika akayonga maze ngashira nko mu gacupa maze nisiga kanya rwose wisiga ibikoma birakuvamo ibiki bikurimo muze ni ibiki bikuri ngo namarozi mawo go mu mubiri ngo akango karabivura barakuroze ari uwo baroze ndenda kugira ngo ukamushyira nicyo nakubwiraga ngiye mfite imiti yebe ijana ryonyine yajana abana bararitora ntago abana bayafata nibyo nakubwiraga ngewe ubundi ugeze iwanje urabibona neza ukira hano gatatu muzehe se katacita oya iyo uri mu rugo ukira hano gatatu wamara gucira hano gatatu ngatambura ibibazo byawe byose yego umunyarwanda umunyamahanga wawe hose singwa ngo uteguze kundeba uramamagara nkagufasha waba uri hose urahamagara nkagufasha nkoresha imiti ya kinyarwanda ntawe utanzi isi yose iranzi nitwa muganga Romanura Inkuba ariko ukoresheje ijambo ngo umunyamahanga ubwo se umunyamahanga we wamufasha ute kandi wumva ari imahanga umuntu uri mu mahanga aramamagara nkamubwira ibyo akorera aho ngaho ahari yamara kumamagara ngo ahari nkamufasha nkamubwira ibyo akora kugira ngo mbone ibibazo bye yego ubwo wenda kugira ngo tuze kuguha umwanya ukomeze n'akazi kawe tutagira batubangamira hari abantu hano dushaka kugenda tuvugisha bakeneye umuti rero bavugisha nta kibazo yego mwaba n'umwe uyu mugabo muramuzi ninde uzi uyu mugabo abantu bo muri Burera uyu mugabo muramuzi uyu ntango muvura ufite ikibazo wowe jewe nyine nabwira nawe nkuzi ni ukujya manzi urumva amakuru yawe yego njye ndi umuganga Romanura Inkuba mvura amarozi y'amategano amatamikano amawuhera no kurotaguzwa imyuka mibi n'amashitani nkorera i Musanze nkorera Rubavu ngakorera mbuga ngari hariya ku mupaka Rwanda na Uganda
none se umuntu ashaka kugira ngo umusange mu rwoza naza nkagusanga rwose nta kibazo nyishura amavuta y'imodoka nkagusanga iyo ntagiye hanze iyo ntari mu gihugu cyo hanze ndaza shiraho nimero nzaguhamagara urakoze cyane undi ukeneye nimero yanjye yandike ni 0784221787 yandike nyikubwire kwanza 0784 4 22 17 87 urampamagara ukansanga aho nkorera si ngombwa uze no kundeba urampamagara nkagufasha uri mu rugo iwawe. Madamu uraho kubera iki wanze kubivugira hano ukabuba ngo uzarinda kumuhamagara nyine nubona yenda mwerekana umwana akayizira muzanye ntabwo ushaka kubivugira hano arwaye iki se yatinze kugenda uragira ngo ahaguruke okay dukomeze gahunda tureba uyu mugabo gahunda ze nukuvuga ngo si ubwa mbere narema rino soko si n'ubwa kabiri hari benshi nahafashije kandi mbagiye mu bibazo byabo yego ndamuzi yaramfashije mfite ikibazo cyo kudacuruza amumuti sorry subiramo ntabwo twakurebaga neza uyu mugabo ndamuzi turaziranye twarahuye mfite ikibazo cyo kudacuruza amumuti nyine kuva uwo munsi ntabwo nongeye kubura abakiriya naragurisha uracuruza ncuruza amafi n'amasambaza ucuruza ibintu byo mu mazi biri kugenda se byibuze biri kugenda nari umuti wawukoresheje ute byagenze bite umuti nyine yarambwiye ngo nimba yarambwiye ngo uwo muti ngo nimba n'abakiriya njya mbona ngo ningafate nkazirike ku gitenge nari nambaye none ukajya ujya gucuruza kaziritse wano ukabona birakunda ni amahoro ni amahoro biri ku mafaranga ubu ni ubuhamya bw'abantu bamwe na bamwe nawe uramuzi yaramvuye bari baranduze mu nda hararaga hari kunjya ampa umuti ndagenda ndakira urwaye mu nda mbinjege bari baranduze nyuma yaho byagenze fresh umuti nawe unyweye kane mpita nanywaga mu mazi mu gitondo na nimugoroba karakana ari kugenda atangaho abantu kuriya niko yaguhaye nawe uragenda niko yampaye pe nanjye namuhaye 100 igiceri cy'ijana ni ijana namuhaye ahubwo nzamushimira nari namubuze wa mugabo rero abantu hano barimo baravuga bati wagiye ubafasha ibigiye bitandukanye urumva ni byinshi byo kuvuga hano ariko tugira ngo wenda mu buryo bwo kumwanya kugira ngo ukomeze uvugishe n'abantu cyangwa se ukomeze ubahe iyo serivisi yawe umuntu yakubaza utubazo dukeya ureba abadukurikiye hano kuko turi ku Karubanda ushaka uwe mutima mu baza nta kibazo ndi kuvana turi ku Karubanda turi kurebwa n'abantu benshi tubwire wenda imikorere yawe ureba hano muri kamera niba bitwemereye hanyuma utubwire imikorere yawe naho ubarizwa kwa kundi ubisubiremo utange na nimero ubundi tukore gukomeza iyi ngiyi nitwa muganga Romanura Inkuba nkorera Rubavu ku mupaka hara kuri Petite Barriere hariya mbuga ngari gakorera ku mupaka w'u Rwanda na Uganda aramucanika gakorera mu mujyi wa Musanze ndi umuvuzi gakondo isi yose iranze ingwara mvura amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani barakuroze kudashaka kutabyara ko bakuroze uraza ukambaza nkagira gute nkagusobanurira izo ngwara ndazivura singoma ngo uteguze kunde bankorera ushaka kuba uri hanze muri Amerika n'ibindi bihugu urampamagara nkagufasha ni $100 gusa ngusaba uri mu Rwanda ni $100 ngusaba nkagufasha byo nkabirangiza nta kibazo bigacamo fresh abantu barabona ko abanyarwanda banakwizera ariko baba bakuzuye ibintu ari amahoro niye tekinike uba wakoresheje ufite imiti ituma ibintu byanjye bigenda nabivuze keshi yego ufite imiti ituma ibintu byanjye bigenda ubu twese watwujujemo imiti mwese muri irimo hanyuma iyi mikoro yanjye mfashe unkurireho aya moya rwose ayiriho ubundi nigendera amahoro yego murakoze cyane so ubwo gahunda ukuntu iteye turagira gutya tumanure nimero hano ku kiganiro ukeneye muganga wiyaranje umuhamagare we ku giti cyawe hari abantu baba bashaka kuvuga ibintu byabo mu bwihisho bashaka abandi bantu babimenye yego subiramo ya nimero yanjye ni 0784 4 2 2 1 7 nitwa muganga Romanura Inkuba yego isi yose iranzi ingwara mvura nazibabwiye n'amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani ngi nago ndi umutubuzi nkandi bose mujya mwereza amafaranga bakarira amafaranga ngiye mu $100 na $100 nkagufasha waba uri hose ntago mfatana ngo mbajane mu bikarimbarira amafaranga nkorera ku Karubanda isi yose ibireba yitwa muganga Romanura Inkuba twe tuje kumusura hari amavideo agera muri 2 twaberetse nimba 3 tuyikuriye ahantu gutya tugira ngo tubereke gahunda umuntu wese urwaye indwara idafite aho ihuriye n'ibintu bya kizungu nagane uyu mugabo nimero niyo muri kura ku kiganiro reka mbashime cyane wa mugabo urakoze reka twebwe twikomereze akazi keza namwe murakoze